Reka tubasuhuze cyane inshuti banywanyi b'ikinyamakuru Rushyashya News. Nibisanzwe tubiziho ko tubaha inkuru za nyazo kandi zicukumbuye z'ukuri. Tubahaye ikaze. Uyu munsi turaganira ku ifatwa rya Kabuga. Wabonetse icyizere cya bamwe cyo kubohoka kikagaragara. Ifatwa rya Kabuga, icyizere cyo kubohoka kwa bamwe mu banyamahanga. John Allan Namu ni umunyamakuru ukora inkuru zicukumbuye, investigative journalist. Yagarutse ku ifatwa ry'umujenosideri ruharwa ubishinjwa akanabikekwaho nubwo atarabihamwa n'inkiko, aho yavugaga ko gufatwa kwe kwatumye bamwe biruhutsa muri Kenya. Aya makuru twayakusanyije tunifashisha inkuru zatambutse kuri elephant.info. Umusaza ukuze w'imyaka 44 ufatiwe mu Bufaransa Paris mu bwihisho bw'imyaka 26. Burya ngo ibijya gushya birashyuha. Byatangiye ku itariki ya 16 Gicurasi uyu mwaka wa 2020 ku isaha ya 7:43, ubwo ni ku isaha ya Kenya. Amakuru ifatwa rya Kabuga Felician Munyemari ajya gucaracara avuga ko yafatiwe mu Bufaransa, dore ko icyo yagirizwa ari kuba moteri ya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka wa 1994 mu myaka 26 ishize. Iri fatwa rya Kabuga ryageze kuri uyu mugabo yiryamiye ipenga ni mu gace ka Nakuru mu gihugu cya Kenya. Josephat Gichuki niryo zina rye. Nuko ati umuturanyi yarampamagaye arambaza ati iyo nkuru wayumvise. Turakomeza turaganira bishyira kera. Urebye ubwo ikiganiro cyacu cyavuga kuri ruharwa umusaza Rukukuri uzagezwe imbere y'ubutabera wafashwe uyu mugabo akiruhutsa. Nuko ati aho nakabereye nanjye najya navuga n'ijwi rituje kandi ryishimye. Umunyamakuru ati umugabo naramuhamagaye musaba ko twagirana ikiganiro, ansaba ko nakongera kumuhamagara mu minota 8 iri imbere. Nuko maze kumuhamagara Gichuki Josephat yarambwiye ati nukuri numva nishimye nezerewe kubera impamvu yifatwa rya Kabuga. Ntiwabyumva kubera ko nta na hamwe nta biro ntinjiyemo saba ubutabera ko bundenganura kubera yishwa ry'umunyamakuru muri muna wanjye witwaga William Munuhe wishwa amasaha make mbere yuko ajya guha amakuru mpamo ubuyobozi bwa Kenya n'ubwa Amerika, agira ngo abutungira agatoki abereke aho Kabuga Felician yaba ari. Byari kuwa 16 Mutarama umwaka wa 2003 ubwo polisi ya Kenya yatangazaga ko Munuhe yiyishe akoresheje imbabura yacanye mu nzu, nuko umwuka wayo uramuhitana nk'uko polisi ya Kenya yabitangaje, ariko mu by'ukuri ibimenyetso byagaragazwaga n'umuryango we byari bihabanye cyane. Josephat yaramaze imyaka 17 ashaka ukuri n'ubutabera ku cy'umuvandimwe yaba yarazize akoze. Avuga yuko bakomeje gutakambira ubutegetsi bwa Kenya ngo bubahe ukuri ku cy'umuvandimwe yaba yarazize, ariko bikaba by'ubusa. Ibisobanuro bahabwaga ntibyabaga bibanyuze. Umuryango w'ubyara se yitabye Imana mu mwaka wa 2018, ariko apfana agahenda ko kutamenya neza uhisha inyuma y'urupfu rw'umuhungu we, kuko yagiraga ati nta gishavuza umubyeyi nko kubyara ukarera ugakuza warangiza ukaruhira kubona umurambo wo wabyaye. Birababaza kurushaho noneho iyo ubuze n'uwaguhamore. Gichuki ati nguko uko data yapfanye umutima utentebutse ugeretseho kubura ubutabera bitewe na Kabuga Munyemari. Akomeza avuga ko babuze ubutabera ubwonko bukarohana n'ububiri. Uwahoze ari umukuru w'igihugu cya Kenya Mwai Kibaki yari umushyitsi mu Rwanda mu mwaka wa 2004 mu muhango wo kwibuka abatutsi baje jenoside, ariko ntiyavuze ukuri ngo agaragaze ko yabaze irengero rya Kabuga Felician kandi rizwi nyamara kandi twari tumwezeye. Mu mwaka wa 2014 mu muhango wo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi ku nshuro ya 20, Gichuki yari ategereje kumva ijambo ryiza rituruka kuri Perezida Uhuru Kenyatta wari witabiriye uwo muhango. Birangira we nawe nta jambo rizima riganisha kugaragaza ukuri, baraheba. Nyamara bari bamwizeye baratungurwa. Iteka ryose leta ya Kenya yagiye irengagiza ikangugaragaza ko yabize irengero rya Kabuga Felician mu gihe hari n'ibindi byaha byari bikomeje gushamikira ku byo gushyigikira umugambi wa jenoside. Umunsi Kabuga afatwa byashimishije buri umwe wese ukunda amahoro, kabone n'ubwo atari umunyabyaha w'abanyakenya gusa. Akomeza avuga ko iteka bagoreka amateka birirwa bandika bibaza n'ibifatwa rya Kabuga rifite umumaro ku bavutse nyuma ya jenoside. Nyamara ubuzima bwose abantu bakagombye kubuha agaciro kimwe, bakumva ko umuntu ari nk'undi. Inkuru ikomeza ivuga ko muri Gicurasi itariki ya 16 uko ibihe byari byifashe nk'uko bigaragara muri raporo ya buri munsi y'umuryango w'abibumbye mu Rwanda MINWAR, hari igabanuka rya cyane ku biribwa, amazi n'ibikomoka kuri peteroli kubera iyo mirwano yari ikomeje hagati y'ingabo zaho zari za FPR Inkotanyi ndetse n'ingabo zari za leta ex-FAR. Kuri uyu munsi iyo mirwano hagati y'ingabo zarezanye kuba Perezida Paul Kagame na FPR zaganaga imbere cyane zigana inzira y'amajyaruguru y'u Rwanda ndetse na Kigali umujyi w'u Rwanda. Umunyamakuru yasuye inkambi kugira ngo arebe uko amafunguro atangwa, gusa inama yabereye muri Hotel Diplomat yize uburyo bwo guhagarika imirwano. Ubwo nibwo igihugu cyose cyacuze umwijima bitewe n'ubwicanyi bwa jenoside bwaberaga mu gihugu. Uyu murongo wibanzweho ubwo imiryango yita ku burenganzira bwa muntu bwakoranye inama n'abajandarume bari bashinzwe za operasiyo za ex-FAR
yari igizwe n'abayobozi bakuru b'interahamwe. Umutwe wifuza kumarira abatutsi ku icumu. Inama ikaba yarigaga uko bahungisha abana b'imfubyi bari mu bigo bitandukanye byarimo nk'icyo kwa Gisimba mu Gitega. Ibibazo byinshi byarirengagijwe mu byari bigize uguhungisha izo mfubyi, gusa iyo miryango yose yasabwaga kubahiriza imirongo bahabwaga n'ubutegetsi bwariho muri jenoside. Ibyo byo wenda byanumvikanaga, ariko icya kabiri uwari uhagarariye interahamwe n'ubugome bwinshi, Bloodthirst nk'uko babyanditse, twakwita ko yari amenyereye gukaraba inkaba, we muri uwo mugambi wo gutsemba abatutsi n'abahutu bose batari bashyigikiye umugambi mubisha. Ibyo rero biragaragaza uburyo ntashidikanywaho uko ubutegetsi bwayoboraga mu gihugu rwagati bwari bushyigikiye umugambi wa jenoside. Nyuma y'imyaka 20 rero mu kwezi rwagati gukurikira uko kwibuka ku nshuro 26 hagaragajwe ibyishimo ku ifatwa ry'umuterankunga w'imena wa jenoside Kabuga Felicien. Byiyongera ku mateka y'ibyaranze jenoside yakorewe abatutsi, bigenda biganisha ku gushyira akadomo ku gushakisha n'abandi bayigizemo uruhare. Kabuga mu buryo butaziguye yaguze amatoni n'amatoni y'imihoro, ndetse atera inkunga ishoboka radiyo y'urutwitsi RTRM. Yashishikarizaga abahutu kwica abatutsi, dore ko bavugaga ko umugambi ari umwe, ari ugutema ibiti birebire, dore ko bakomeje kubiba urwango rwiganjemo kumvisha abahutu ko abatutsi ari inyamaswa, udukoko, inyenzi, aribyo yise vermine. Yari ku isonga rwose ryo kumara 20% y'abaturage bari bagize umubare w'abatuye igihugu, dore ko we yari umuherwe weguriye amahoro imyaka 26 y'idegembya muri Kenya, muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo no mu Bufaransa. Ni bake cyane babashije kogorwa isi nk'uko yabigize bibitseho umuba w'ibyaha nk'ibye. Nyamara bamwe mu bakoreye jenoside yibasiye abayahudi barishwe, abandi baramanikwa. Abategetsi b'abanyagitugu bamukingiye ikibaba maze yogera uburimiro ku baturage babo. Amahirwe abonetse nuko urugendo rwe rw'ubwihisho rwashyizweho akadomo mu myaka 26 y'ubwihisho kugeza ku itariki ya 16 Gicurasi mwaka 2020. Kabuga yagendaga mu Busuwisi imbere ya byose, nyamara nyuma za kwangirwa mbere yuko aza muri Kenya. Akomeza agira ati Kenya yamwakiranye amaboko yombi, agenda mu modoka z'imideli zihenze, kibera mu buzima butuje hagati ya 94 na 97. Abana be bigaga Kenya, imari y'inka business zirandikwa, zikingirwa ikibaba, zirakora rwose kandi rwose n'ubucuruzi bwe bwarimo akaboko k'abayobozi. Ubucuruzi bwe bw'ubwogaga Afurika y'Uburasirazuba no mu Rwanda rwihishwa. Hari ubwo yigeze gufatwaho afungirwa Kilimani Police Station. Yaje kurekurwa nta mananiza, biri inyuma n'ubuyobozi bukomeye ubwo muri Kenya bugizwe n'umwe mu bagize inteko ishinga amategeko ya Kenya kuri ubu. Nuko akajya yikorera ibye mu bwihisho, ariko abagize leta bagahakana ko ntawe bigeze bacira igera. Tugarutse ku mwanditsi ati muri Gicurasi tariki ya 16, 2012 umugore n'abana banjye babiri bagiye mu rugo rwari iwanjye. Nari maze igihe mpererezaho Kabuga Felicien aca, nzi neza umurongo we rwose, maze no kuwumenyera. Twari mu nzira zo kubona pasiporo z'abana bacu babiri, kwitegura ko nta kibazo twagira twahita duhunga igihugu tumaze gutanga amakuru. Twari twaramaze no kubakura mu ishuri, ndetse n'umugore wanjye yaramaze kwakira ibyo guhagarika akazi. Hagati aho ngakomeza inzira yo gushaka inzira za nyazo zuzuye. Nagombaga kugana iyo mu Rwanda nkacukumbura buri kimwe, ariko hagati aho nari maze kumenya aho umunyemari aba Sojan muri Kenya. Mpatahura mu kuboza kwa 2011. Nagombaga kwiga neza nitonze iby'uwo mugabo wabibye urwango abinyujije kuri radiyo yashinze RTRM ikamarisha abatutsi barenga miliyoni. Kwibuka ku nshuro 18 nasuye gereza, nivuganira indorane n'umugore wakoraga kuri iyo radiyo ya Kabuga kugeza jenoside ibaye, umugambi ugerwaho ku bufatanye n'abahoze ari abakuru b'ingabo. Ati nari narize neza ndashishoza, I poured over. Inyandiko zigaragaza akaboko k'igisirikare cya Kenya n'uburyo acungiye umutekano. Navuganye n'inzego nkuru z'ubuyobozi zahozeho nshishoje kandi nshikamye, mbabaza niba batazi aho Kabuga ari barabigarama. Nasomye ibitabo byinshi bivuga kuri jenoside, navuganye n'abanyamahanga ndetse n'abanyakenya bavuga ku nkuru za jenoside, navuganye n'abarokotse jenoside. Urunganiro rwanjye rwamenye byinshi ku ndege yaguye ikaba imbarutso yo kumara abantu, n'abandi benshi barimo inzego zishinzwe umutekano w'imbere mu gihugu. George Saitoti. Ubwo rero nagarukaga muri Kenya kuri iki kibazo cya Kabuga, byampumuye amaso bituma amenya byinshi byatumaga akingirwa ikibaba ndetse n'icyo yaramariye Kenya. Ntibyambujije rero kuvugisha uwahoze ari umushinjacyaha mukuru w'u Rwanda Martin Ngoga. Kera kabaye naje kubona ifoto y'umugabo nari maze igihe nandikaho, kandi nari mfitiye amakuru y'irengero. Ifoto nyereka Martin Ngoga, ndetse nyereka n'umugore nababwiye nasanze muri gereza ya Kigali, nyereka n'umuganga w'umudamu wari wavuye Kabuga muri Nakuru waje kwitaba Imana Marabira nyuma yaho ikiganiro cyanjye gitambukiye. Buri muntu wese yemeraga umwirondoro ari ku ifoto ko azwi muri Kenya. Ubwo iyo niyo mvano yo kugira impungenge zo gushyira hanze iyo foto. Gusa igitangaje, umugabo wagaragaraga kuri iyi foto yagaragaye mu nama y'abanyamakuru, niho yafatiwe. Mu nama yari yatumijwe n'umuyobozi w'igipolisi cya Kenya Eric Klaite, Daniel Ingera,
umunyemari uturuka Isiyoro bamuhatiye kuvuga ko ari we wari muri iyo foto, ariko Kiraite yise shoddy journalism, umuntu yakwita ko ari itangazamakuru rikozwe nabi ritarimo. Gusa sinagombaga gusubiza kuko muri iyo nama sinari impari. Umugore wanjye, abana bacu nanjye twahunze igihugu ariko wa gatanu imbere y'inkuru. Ubuzima tubuharira gukizwa n'amaguru. Umutima ari wumvuyemo neza. Sinatekerezaga ko ibyo nakoze byari amakosa kurusha ibyo umunyarwanda w'umugume wahigwaga yakoze muri 1994. Ukwezi kwakurikiye kwari uko guhangayika cyane. Nari mfite ibitero by'agahinda bitewe na byinshi nari maze guhomba, dore ko n'umugore wanjye nawe yari amaze gutakaza akazi, nubwo namuremaga agatima nkamwereka ko bizongera bikagenda neza. Mu by'ukuri yarabyakiraga. Kubw'amahirwe nari mfite boss Linus Kaikai wambaye hafi, ndetse nari mfite icyizere wenda ko nzongera kwisanga mu mwuga. Icyatumye nsohora inkuru kijya ahagaragara kigatanga umusaruro. Nzahora nicuza impamvu nagaragaje nyakubahwa Ngera, umugabo tutanahuye ku nkwenene ingana kuriya. Nubwo bwose bitankundiye, numvaga umujenosideri azakira agatahurwa. Nubwo bwose twakoresheje ingufu nyinshi njye nabo twakoranaga, ndetse n'ikimwaro Ngera yagaragaweho mu minsi yakurikiye. Twavuga ko iki ari cyo gice cy'ingenzi ku buzima bwa Kabuga n'ubuzima bwe nkukekwaho ibyaha bya jenoside ari mu bwihisho. Amahoro ya Kabuga yayahawe n'abantu batandukanye mu bihugu bitandukanye ku isi yose. Byari ngombwa gukubita urushyi buri munyarwanda. Ibyo twakwita mbese gukina ku mubyimba wakoreye jenoside n'igihugu muri rusange. Gukina ku mubyimba bishwe muri jenoside ndetse n'abarokotse muri rusange byagakwiye no kubabaza abamutanze mu cyumba cy'iburanisha. Ubutaka bwasomye amaraso, imigezi itemba amaraso kubera we. Amateka y'abagome yose iyo aba yarangiraga nk'aya. Impinga z'imisozi zaririweho n'inzirakarengane zumve kandi zishime ko noneho Kabuga Felicien yafashwe nyuma y'imyaka 26 yihishahisha. Tugarutse muri Gicurasi tariki ya 16 mu mwaka wa 2020, umunsi wanjye wiriwe wanejeje, niko no guhamagara mama ndamubaza nti mbese mama wewe wabonye ibyifatwa rya Kabuga? Kandi rwose ntigeze nsiga mu rugendo rwo guharanira ko Kenya yamushyikiriza ubutabera. Ntiwabigezeho ariko waragerageje, wakoze icyo ushoboye, kandi ntabwo nkuveba namba. Byibura wakugaye arebe neza ko icyo waharaniraga kigezaho kikagerwaho. Si nijoro gusa ndumva nkeye ku mutima, sinari nzi ko ibyo naharaniye byagerwaho Kabuga gafatwa. Josephat yasoje urugendo rwe nubwo yazize ibyo natwe twakoze, agapfa mu myaka 17 ishize. Nibashaka baho ubutabera bwiza umuvandimwe we, kuko iyicwa rye ririmo akarengane, kuko na Kabuga ari inyuma y'imitarimba y'amabuso. Josephat yari afite imyaka 33 y'amavuko, naho umuvandimwe we William yishwe n'abantu bifuje guhagarara no gushyigikira umugabo umwe washinjwaga guhitana miliyoni irenga y'abatutsi. Icyizere cye cyayeyotse inshuro nyinshi, ariko amaso ye azabona ko uwahungaga noneho yabuze aho yerekera. Umusozo w'inkuru za Felicien Kabuga ku mudendezo we no kwidegembya ko bakamufashe, ifatwa ry'ibyibura rirabohora Josephat wabuze umuvandimwe we ku maherere. Nanjye twizere ko wenda noneho ubutabera butakigurwa. Ni mucyo ducana urumuri rwo kutirara, tutishima ngo turenze urugero. Nubwo twarwanye intambara nyinshi, ariko hari benshi bagikeneye kugezwa imbere y'ubutabera. Bidutera imbaraga zo kudaceceka nabo bafatwa. Icyizere n'ibyiringiro byo kubaho bikomeze bibe muri twe n'abifuza amahoro bose. Ninde wundi wabitekerejeho nk'uko? Nimunyemerere duhinira ahangaha, tubifurize amahoro n'amahirwe, impagarike n'ubugingo nshuti banywanyi b'ikinyamakuru Rushyashya News. Kumana.